Yes, reka ngusuhuze wowe wana natwe umunsi kundi gufuriza umugisha w'Imana, gufuriza amahoro atuka kuri Nyagasani umwami Imana. Imana rero ikugire neza kandi Imana ikwiteho cyane, Imana ikurwanirire uko bukeye nuko bwije. Ngo nakubwira ngo birashoboka ko waba urwaye, waba se utameze neza, waba umerewe nabi, ariko uko byagenda kose ubwo waramutse, icyo ni igitangaza gikomeye Imana igukoreye. Uwiteka Imana aze kubana nawe kandi ineza y'Imana ikugote ikusenguruke. Tugwaye ikaze kuri Ururembo TV kugira ngo ukomeze uze kubana natwe kuri iyi channel, kandi tuzatuguha ibiganiro bijyanye n'ijambo ry'Imana, ikiganiro n'umuryango, ndetse n'ikiganiro bijyanye n'iterambere rya buri munsi, uko kugira ngo tukomeze tugendene neza. Rero tugusuhuze wowe ahantu uri muri Afrika, mugabane wa Amerika, mugabane w'Uburayi, ndetse no ku migabane y'ukumera y'epfo n'iya ruguru, abatuye ku nyanja Atlantika, abatuye ku nyanja Oceania, mwebwe mwese muhawe ikaze. Inyuma ya kamera mu kumwe na Pastor Shimimana Jean Marie Vianney, ariko kandi imbere ya kamera turi kumwe na mwarimu Silas, Evangeliste Silas. Wese Silas uwiringiye Imana. Amahoro y'Imana bane nawe. Namwe kandi muhorane. Meze neza. Turashimira Imana. Abona ko bucya bukira, ariko Imana bugende kudekora. Imana yacu irahambaye. Rega tuvuga Imana. Tubura uko tuyivuga mu buryo ntago twagaragaza ubugari bwayo ngo tuburanye. Dawidi yaravuze ngo Imana ngo ni yabihinnye. Mwana magambo ngo yari yabuze ko abivuga. Yabishyize mu mpina magambo nyine arabati ni ya. Ngo hari impumyi eshatu. Impumyi eshatu. None ngo urumva ko impumyi zibe nyine abantu n'umugabo bwo gutareba. Barangije rero ngo barabaza ngo ariko ngo tubwire ngo Imana ingana iti. Imana ingana iti. Imana ingana iti. Yego. Imana se ngo Imana nyine ngo ukuntu ingana. Buranga Imana ngo nyine ngo ingana nk'iki. Noneho baramuzana ngo uwa mbere bamuha intara urayizi. Intara ndayizi. Intara cyakindi bagusoza ko kimwe kinini cyane. Bakoze ku ntara. Agakoraho akabona amaboko ari kugenda gahera. Ati Imana ingana n'intara kabisa. None ngo bazana ngo mwisekuru. Seko yayizenguruka, urabona ukuntu umuntu atareba, akareba inguni ayikora kwepfa, akayizenguruka imanuka, umwanya ayifashe ayizenguruka, ati Imana ingana n'isekuru. Ngo niba muzanira ukuguru kw'inzovu. Ukuguru kw'inzovu. Bagukoraho ati Imana ingana n'inzovu. Rero umuntu wese Imana uko yayibonye niko ayivuga, ariko Imana ni ngari. Imana ni ngari rwose. Okay, Imana byo ni ngari. Nanjye nshimishijwe n'Imana mu mutima wanjye, niyo mpamvu nabuze uko navuga Imana mu buryo nkwiye kuyivugamo, kuko ntabwo ubugari bwayo sinamenye uko mbuvuga. Gusa Imana yacu, reka nanjye nsubire nk'uko Dawidi yavuze ni Imana yacu irashoboye kandi irahambaye. Niyo mpamvu mbona gutya iri kugenda intaka ubwiza, no kuberayo. Ni ubushobozi bwayo. Ni ubushobozi bwayo. Imana rero ifite imbaraga mu bushobozi bwayo, mu butware bwayo no gukiranuka kwayo. Uyu munsi rero banze mbarusuze abantu batatu cyangwa bane bagukurikira kabisa. Nshimye Imana cyane ko yongeye kumpereza uyu mwanya wo kongera kuganira n'abantu batandukanye. Nk'uko ubivuze, impande enye z'isi wagiye ukomoza ku migabane itandukanye. Mbanje gusuhuza abakunzi b'Ururembo TV. Kunzi b'Ururembo TV rwose ndabasuhuje. Mugubwe neza. Amen. Kandi nsuhuje abantu by'umwihariko bankurikirana bica k'uyu muyoboro w'iyicano nyine Ururembo TV. Rwose abo nabo bagiye bakanda kandi na subscribe, ndetse bagiye bakora like bagasharinga n'ahandi hatandukanye na commentaire zabo nagiye nzibona. Abo nabo rwose bumve ko mbasuhuje. Hanyuma nsuhuje umuntu witwa Nsanze Amahoro Joseph ndagusuhuje. Joseph Nsanze Amahoro ni umukunzi w'icano, aradushyigikira muri
mu biganiro tugenda ducisha magambo make turakwishimira turakwishimira rwose. God bless you. hanyuma reka nongere nsuhuze ni abantu babibumbiye hamwe muri groupe nabo bakunda kunshyigikira ni umuryango wa François uwo muryango bari ku rubuga nabo ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Kunshyigikira kwanyu burya njya mbibona bitera morale. buriya uzi kuba uri kumwe n'abantu umuntu agahora gukinege ahora kubwira ati ibi ntabwo uzabishobora ntibizakunda kabisa. Abo ngabo rwose bica intege. Ariko iyo umuntu akubwiye ngo komera ndi kumwe nawe turagukunda turabona bizagenda neza anyway ibi byose bishobora kuba sinareka kuvuga buriya nubwo uri umuyobozi wa Humura Program TV nawe utuba hafi rwose. Humura Program TV byihariye umuyobozi wayo nawe rwose turamushimiye kandi inkunga yanyu turayishima. N'abakumva nk'abakunzi b'Ururembo TV bagende naho kuri Humura Program TV bakande subscribe, bakore share, like, comment. Rwose ni murahasanga ubutumwa bwiza bwubaka butandukanye. Hanyuma mwarimu uyu munsi ndashaka tuganire muri iyi minsi hari ibintu ndeba bikancanga ndetse byaneye n'ikibazo nibaza uko iyi si irimo kuba biranyurera. Ndi kubona abantu bari gupfa umusubirizo, bashakanye, babyaranye, mu bavukanye, ndetse ugasanga n'umwana kwica se cyangwa kwica nyina. Wowe iyo ubona ibintu biri guturukayo. Urakoze cyane. Mu by'ukuri ibyo uri kureba niko binari biriho, ni ibintu bigaragara kandi biteye inkeke, biteye n'ubwoba ku buryo abantu nabo bari kubireba ubwabo bari kugira ikibazo bakibaza ko ibyo bintu bitandukanye nk'uko nawe uri kubyibaza. Niko nanjye maze iminsi mbitekerezaho, ari nako nifuje nyine ko tunabiganiraho tukagira umusanzu dutanga mu gihugu cyacu wo kugira ngo abo bantu bari guhura hari guhura n'uwo mwuka, hari kuza hari umwuka wo kwiyahura cyane, hariho umwuka wo kuba umuntu yakwicwa mu buryo butunguranye, ukumva nyine umwana yishe se yishe nyina, ni ibintu biteye ubwoba. Ariko ni ibintu isi nayo ubwayo iri gushaka igisubizo, ukabona nta gisubizo ifite. Yaba isi ifite igisubizo bita ko bihagarara, ariko nta gisubizo isi ifite mu bigaragara. Gusa hari umusanzu twatanga, hari n'icyo tubari nuko tubibonaho. Birashoboka ko ni ugukomeza gutekereza cyane, ariko mu buryo ntekerezamo n'abandi mufite uko mubitekereza. Ariko ngewe mu buryo ndi kugenda mbona nuko abantu bari kujya biburira icyizere cy'ubuzima. Ubuzima mw'iyi si turimo burashaririye, uri gusharirira abantu hahandi umuntu ushobora gushiduka yagucitse akiyahura. Ariko byaratangiriye mu mitekerereze mw'imbere muri we, biba byaragiye bigenda gakeya, kandi bikaba byaratangiye gutya. Ari ubuzima bwo mu mutwe, ari ubuzima bwo mu mutwe, ari ikibazo, ari uburwayi bwagiye butangira gutyo gahoro, ugashiduka ageze ku rwego rwo kuba yafata icyemezo, ndetse abantu bacyumva bagahungabana nabo, bagahita ko bagira bumva bibatangaje mu buryo buteye ubwoba. Kuko ufite ubona ko bisigaye birenze urugero, birenze urugero rwose. Ikintu mbona rero
ikintu mbona ni uko ibyo ngibyo nyine nk'uko tubivuze biriho, ariko ntabwo ari ibintu biri kuza uyu mwanya ngo bibyuke biba bitaratangiye mbere mw'uwo muntu. gake gake uwo muntu aba yaragiye agaragaza rimwe na rimwe n'ibimenyetso, ariko abantu ntibabyiteho, abantu bamureba, abantu bamukikije. ndetse wenda muri makeya mu mboni zawe yego ubona ibintu yego okay biterwa se n'ubukene kugira ngo ibyo bibazo bize cyangwa bituruka ku ki cyane ku bunyamaswa hari bo ibyo ari byo byose. umuntu ntabwo Imana yamuremye ari muberega, ntabwo umuntu Imana yamuremye ari mubi. Nubwo ibikorwa bitewe n'isi arimo, bitewe n'imyitwarire ya muntu, abantu bitwara mu buryo butandukanye, ariko mbona cya kindi kibitera hariho kwa kwiburira. Natangiye mbikomozaho gatoya, kwa kwiburira icyizere, harimo no kwa kugenda abantu bigunga bagira agahinda gakabije, depression. Ugasanga hari abagaragaza ibyo bimenyetso, hari abagaragaza ibyo bimenyetso, noneho akaba yakora, ukaba watungurwa nuko ugiye kubona ukabona bimujyanye mu gufata igikorwa cyo kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima. Akaba yakwigirira nabi ubwe, akiyambura ubuzima, nk'uko kwiyambura ubuzima, cyangwa se akabwambura abandi. Akabwambura abandi. Aho rero biba bigaragara ko yananiwe kwiyakira, yabuze kenshi akaba yarabuze n'abamuba hafi, n'abamenya akarimo, n'abamenya ibiharimo, kuko iyo umuntu yatangiye kwigunga aba akeneye umuba hafi akamumenya. Burya ibyo ni ibimenyetso mpuruza. No ku baganga b'inzobere bavura ubuzima, bakurikirana ubuzima bwo mu mutwe, nabo ubwabo barabivuga, babitangaza buri munsi. Iyo rero ni depression abantu baba bagize. Ubwo ni uburwayi bushobora kugaragara k'uwo muntu, akaba weho umuri hafi, hakaba hari umusanzu watanga. Akaba hari umusanzu watanga. Kumwegera ni ibintu by'ingenzi, kumwegereza Imana ni ibintu bikomeye by'ingenzi, kandi kugira ngo uwo muntu umube hafi, ntagere kuri urwo rwego rwo kuba yakwiyambura ubuzima, kugira ngo sosiyete ikomeze kuba nziza. Hanyuma nanone hari icyafasha mwene abo bantu, kuko n'uyu munsi tuvugana, ubu turi kubivuga, hari abantu bari kw'icyo kigero, bageze mw'uwo mwanya, ubuzima baraburambiwe, biburiye icyizere, mbese bameze nk'abantu bari kumva rwose batariho pe, bari kumva bakwigirira nabi. Mwikwigirira nabi, mwe kwigirira nabi. Imbere ni heza, ubuzima imbere ni bwiza. Nimuhumure, kuko ijambo ry'Imana, iyo usomye mu gitabo cy'Abaroma, ibice 8 umurongo wa 38 n'uwa 39, mw'icyo gice cy'ibice 8 hagaragaza uburyo nubwo ushobora guhura n'ibyago byinshi bitandukanye, ushobora guhura n'intambara z'uburyo butandukanye, ugahura n'ibyago, ukaba mu kaga, ukaba mu makuba, ugahura na struggle y'ubuzima mu buryo butandukanye. Ariko Imana, urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, kandi urukundo rw'Imana ruhoraho iteka ryose. Imana iragukunda. Rero ugarukira hafi, igirira icyizere, niwumve ko nubwo ubwo buzima uri kunyuramo bumeze gutyo, ariko imbere ni heza. Nugarukire hafi, kandi abanyumva nabo bafite umuntu umeze gutyo, nibamwegere bamuhumurize. Ahubwo se ngewe ntekereza ko ariko harimo no gushaka n'ubutunzi cyane mwari. Kuko ikintu gitangaje cyo kumva umuntu yishe ngo papa we cyangwa mama we wamuhoye ngo icyangombwa cy'ubutaka. Iyo nayo ni byari bikwiriye. Iyo nayo ni indika. Hari urumva aho ngaho nanone hari abantu bari gushaka gukira uwo mwanya. Umuntu aravutse agize imyaka ingahe, 20, 18, 25, 30 cyangwa irenze iyo, akagira gutyo ukumva ngo agiriye nabi se cyangwa nyina, amushakaho uwo mutungo kugira ngo bibibye, cyangwa se ise ngarabimwimye,
isara bimwimye agahera ahamuhiga. Rero icyo nacyo ni ugushaka gukira vuba. Ubundi hari inzira yo gukira. Inzira yo gukira ni ugukora. Kora ibyawe nawe, ihangira imirimo yawe, ubashe gukora, witeze imbere. Witegera ku bandi. Papa wawe afite ibyo yahashye cyangwa mama wawe, umuryango ufite ibyo wahashye cyangwa bagenzi bawe n'abandi bafite ibyo bahashye, nabo uzababaze aho babikuye. Aho babikuye nabo nuko bakoze. Niba hari umugisha abandi bagize wenda ababyeyi bakabibahereza, ariko si bivuze ko twese tugira inzira imwe yo kuba twabasha kugira ubutunzi. Ariko inzira ikomeye ya mbere ni ugukora, ukiteza imbere, ugakura amaso ku by'abandi, kugira ngo uko uyishyize amaso ku by'abandi niho amashyari azamukira. Ayo mashyari no gufata ibyemezo bibi bigayitse, kandi bibuke ko bihanwa n'amategeko, n'ubundi yisanga atabiriye, yisanga agiye muri gereza, kandi yambuye abandi ubuzima, yambuye umubyeyi w'ubuzima, yambuye umuvandimwe w'ubuzima. Rero ibyo ngibyo ni ibintu bikwiye guhagarara. Ni ibintu bikwiriye guhagarara, babisobanukirwe neza ko Imana mbere ya byose ntibyemera, ariko n'igihugu cyacu ntago kibyemera, kibibereye maso. Rero weho ufite uwo mwuka wo kuba wareba iby'abandi ukumva wakwambura ubuzima abandi, sigaho, garukira hafi, shaka ibyawe kandi uhindukirire Imana. Nuhindukirira Imana uzabona ko ibyo wari muri kwibeshya Imana ikumurikishiriza umucyo wayo mu izina rya Yesu. Kugirire neza. Rero hamwe n'ibyo ni ibintu byinshi bishobora gutuma abantu biyambura ubuzima cyangwa bakabwambura abandi. Rero Imana ishoboye byose. Mu Mana harimo ubushobozi bwose bushoboka bwo kuba wabasha kwirinda kwijandika mw'ibyo byaha. Kwirinda nanone hari n'abantu bagira ibyo bibazo. Urumva turi guhuza ibintu bibiri. Hari ukuba abantu biyaka ubuzima, ariko no kuba abantu babwambura abandi. Ariko nkomoje ku kijyanye no kwiyambura ubuzima, hari umuntu wiyambura ubuzima bitewe n'uko yabuze ubufasha ku bandi. Yabuze ubufasha ku bandi, ibyo bikamuviramo intandaro yo kuba yakwiyambura ubuzima. Yabuze umwumva, ntawe umwumva. Mwari muzi ko n'umuntu uri mu mafuti bigaragara ko ari mu makosa, nawe akenera umwumva, akenera umutega amatwi, kugira ngo, kuko nawe abaremerewe mu mutima, yabuze uwabwira. Rero aheranwa n'ibyo bintu byo kutagira uwabwira. None icyo gihe mu bwenge bwe bukononekara. None se mwari, hakorwa iki kugira ngo nibura abantu twe kongera kumva kuri radio ngo umuntu ngo yapfuye, ngo umuntu ngo yiyahuye, ngo umuntu ngo yishe ngo umugore we, ngo umuntu ngo yishe nyina, ngo umuntu ngo yishe se? Hakorwa iki? Mureke duteze imbere inzira yo gusenga. Yo kumenya Imana. Uzi Imana by'ukuri nayikomereho. Dusome ijambo ry'Imana n'umuyobozi ukomeye, kuko Imana ntabwo itwemerera ikibi. Imana itwemerera gukora icyiza. Iteka n'iteka Imana itwemerera gukora icyiza. Rero twiyambure imirimo mibi, dukore imirimo myiza, kandi tugire intego nziza. Ibyo ngibyo bizaturinda iki? Nituyoboka cyane Imana. Nituyoboka Imana izatwegera cyane, kuko Imana mu biyiranga ni nyembabazi. Icya mbere, umuntu nazaguhemukira kubera yuko Imana ari nyembabazi, bizatuma kuko ufite Imana muri weho, imbabazi zayo ziba zikwegereye, bizatuma ubasha kumuha imbabazi. Yego. Icyo gihe numuha imbabazi, ubwo ruva bizabikumiriye byinshi. Bizabikumiriye kugana ku kuba wamwambura ubuzima cyangwa se wakwiyambura ubuzima. Byose birashoboka. Nugira imbabazi ugatekereza ku Mana, ugatekereza ko Imana yakubabariye, kandi muzirikane ko Imana idukunda. Twese Imana iradukunda, twagiye tuyibona mu buryo butandukanye byihariye ku muntu wese wabaye muri iki gihugu. Imana yatugaragarije urukundo rwinshi. Rero dukurikije n'amateka y'igihugu cyacu, rega
twagiye tubona byinshi dukurikije amateka y'igihugu cyacu. niyo mpamvu ibi bintu nta wakakwiyambuye ubuzima, nta wakwambura, nta n'umuntu ukwiye kwambura ubuzima mugenzi we, kuko ubuzima n'Imana ibutanga. rero weho ushaka kwambura mugenzi wawe ubuzima, nta mpamvu n'imwe, nta na kimwe kibikwemerera. rero uri kwihemukira, kuko n'ubundi nawe nta ngororano ushobora kubona. yego. okay, njye nekeza ko twasoza hari ikiganiro. hari ikindi wongeraho? icyo nakongeraho, abantu nyine nk'uko narenza ku iki ngicyo nari mvuze, abantu niba mugenzi wawe mugabo cyangwa mugore mugiranye amakimbirane n'uwo mwashakanye, musabane imbabazi bitararenga inkombe. mugirirane imbabazi. icya mbere ubwo twabonye ni ugusenga. yego. icya kabiri ni ugusabana imbabazi. icya gatatu mu bubatse ni ubwumvikane. ikindi ku batubatse, ubwo ni ku bavandimwe bo hanze cyangwa abaturanyi, namwe hari icyo musabwa. leta y'u Rwanda ifite intego ivuga ngo tube ijisho ry'abaturanyi. nubona ibyo bimenyetso bigaragara ku baturanyi, hamagara, gira ngo hamagara. ubuyobozi buratwegereye rwose, gira uko utanga ayo makuru kugira ngo abantu babone uko bakumira icyo cyaha kitaraba. icyo nicyo cy'ingenzi gikomeye. ahandi muteze imbere ibiganiro mu gihe mwagiranye amakimbirane, ibindi byose Imana izagenda ibashyigikira mu izina rya Yesu. murakoze kandi cyane. urakoze cyane Marie Misirasi, Uwiteka guha umugisha, kandi nawe dukurikiranye nawe Imana iguha umugisha. Imana ikugire neza, ikurebe neza, iguha amahoro, ikurinde, kandi ukore subscribe, like, share, commentaire yawe. nawe ni ngombwa wowe ubibona ute, ubundi wowe ubibona ute, batubwire tuba dukeneye commentaire kugira ngo Uwiteka adukwa nawe aguhe umugisha. I love you so much.